Hello, welcome. Amazina yitwa Jonas. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ni gute natangira business kugeza aho ibaye successful, kugeza aho ikuze ukayitangira uhereye kuri zero. Wamara guhera kuri zero, business yawe ukayikuza igatera imbere, nawe ugatuba ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kuganira by'umwihariko ese ni gute nakoresha amafaranga yanjye akabyara inyungu. Uyu munsi tugiye kureba by'umwihariko ese ni gute nava mu bukene, nkatangira ku mafaranga yanjye makeya mfite nkayagera aho ntera imbere. Uyu munsi tugiye kuganira byinshi muri iki kiganiro, si ibyo gusa, turaganira byinshi bigiye bitandukanye. Wowe niba uri mu cyano cyangwa bwa mbere ugeze kuri channel, amazina yanjye yitwa Jonas. Ndagira ngo ukande subscribe niba uhora wumva ibiganiro byacu by'ishano umunsi ku wundi. Niba uhora udukurikira ariko ukaba udakora subscribe, reba kuri iyo buto ya subscribe, ukande subscribe, wandike comment, like, sharing iyi video bagenzi bawe, kubera ko ibi byose bituma YouTube tubona nk'abakozi kandi ibiganiro byacu bikagera kuri benshi. Tugiye gutangira tuvuga uburyo bwa mbere ese ni gute natangira business. Tugiye kurebera hamwe ibintu uba wujuje kugira ngo utangire business. Kugira ngo utangire business ni uko ufite amafaranga make yo guheraho, 100 cyangwa 20 cyangwa 50, ugatangira business iyo ari yo yose. Reka wenda tubare nk'uko ugiye gucururiza online, urashinga boutique, urangure ibikoresho, numara kubirangura ufate telefone yawe ujye ubifotora, numara kubifotora ushyire ku rubuga nka YouTube, TikTok, Instagram na Facebook. Bizagusaba gukora video cyangwa se kugifotora ifoto ukayipostinga kuri YouTube bita market. YouTube ifite na market bagurishirizaho. Niba uri umuntu ushaka kumenya byinshi kuri business, uzambwire ufasha. So rero iyo umajije gutangira business, hari ibintu bitatu by'ingenzi uba ugomba gukora. Ibintu bitatu by'ingenzi harimo kumenyekanisha iyo business yawe, gufata neza abakiriya no gutanga serivisi zikwiye ku bakiriya. Iyo umaze gutanga ibyo bintu, business yawe iba successful, nawe ugatera imbere mu bijyanye na business. Iyo umaze gukora ibintu byose, hari ibindi bintu by'ingenzi ugomba gukora kugira ngo business yawe ikomeze ikomere. Kujya ukora saving, ufata amafaranga yawe ukayasavinga, ukarya make, undi ugakoresha amafaranga agennye, kandi ukirinda gusesagura mu bijyanye no gukora no gucuruza. Ukirinda gusesagura amafaranga wacuruje uyagura ibidakenewe unnecessary. Iyo ibyo birangiye, uba ugomba kumenyana n'abantu mukora ibintu bimwe, kandi uba ugomba kwiga kuri iyo business urimo urakora kugira ngo business yawe ibe successful. Iyo utangiye business, uba ugomba kujya kureba kuri YouTube ukavuga ati se niba ntangiye wenda business yo gucuruza inkweto, ese ni bande babikora, ese ni izihe nama bagira abantu, ababigezeho bagira izihe nama abantu. Ubundi ibyo bigufasha gukomeza ubwonko bwawe kandi bigufasha no kudacika intege. Ugomba kujya ugira ubushake. Niba utangiye wenda business wenda yo kujya gukorera mu isoko, business yo gukorera mu isoko,